Hi guys, mumeze mutakunze shoka TV show mumeze neza ngiye meze neza nkuko nabibabwiye kubera Imana ndi muzima ugomba meze neza. Uyu munsi rero tuje kuganira ku kintu cyitwa depression. Depression no gutarayigira ushobora kuba warayigize ukabutabizi cyangwa ufite umuntu wawe yifite. Ahubwo tujye twibaza ngo abantu rubwo n'iki ko bafite depression. Ari wumva ari iki kigaragaza ko umuntu afite depression? Njye ntekereza ko akenshi hari igihe usanga muri depression ntumenye ko uyifite. Buriya n'abantu bafite depression bajya kubimenya nyine byarageze ku rundi rwego. Akenshi yes byabarenze. Ntabwo bajya bemera ko bafite depression. Ariko nyine depression ni ikintu gikomeye cyane. Birasaga si nk'agahinda gakabije. Wenda ko depression ari agahinda ariko ngubu noneho impamvu tuvuze kuri iyi ndwara cyangwa se reka mbivuge nyine uko kuri abantu bose bari kuvuga ati depression nakundanye n'umuntu anera depression nararwaye indwara inera depression abantu baramvuze binera depression ubu nyampinga wacu aka kanya aduhaye umukoro wo kuyivugaho bitewe n'abantu bamuteye depression ariko hari n'ikintu njya nibaza abasitari nuko baba bazwi cyangwa n'ibyo ndi bavuga ngo ni indorerwamo y'abantu ni uw'abantu muri make ubundi mu busitari ngo ntabwo aba ari uwo aba ari uw'abantu nyine bamuzengurutse abamukunda n'abamwanga muri make aba ari uwabo bose baba bateraniye hamwe kuza ku karubanda egare kuba egare kuvugwa muyango we yabivuze neza nuza kuri social media uzaza ubyiteguye ahubwo umuntu uzatanabyiteguye niba ufite ikibazo twese twaje twarambaye cyane abantu benshi barwariye amadepression yenda kubamena imitwe nashaka irakunda kubivuga shakira turanamushuhuje mbona bihita turamusuhuje cyane turamushuhuje impamvu mbivuga ngo uje kuri shakira yageza kuri iyi mihanda reka mbivuga ngo ni ku mihanda kuko niko abantu bavuga yabimbwiye abwiza ukuri arambwira ati mwana wa mama kuza kuri iyi mihanda egare kuba ABCD wujuje witeguye kwakira buri kimwe urumva iyo uje uri tayari ukaba ufite n'amakuru nyine nta kikunyeganyeza of course mwabariye abana tuvuge nka muyango nka biriya byose bamaze iminsi bamuvuga cyangwa n'abandi basitari batandukanye noneho hasigaye mbona ni uruhererekane umwe ava aho ndajya aho ndajya ngewe nsigaye mbona byabaye nk'ibisanzwe kuko baravuga umwe akavaho hakavuga undi igihari abantu bitwa abasitari nababwira ngo buri wese aho ajya ahora yiteguye ko umujugujugu bateye runaka ejo nawe wamugeraho cyane rwose kandi abantu bamaze kubimenyera basigaye babona ari ibisanzwe abantu bazi social media buriya nk'ibyamamare byo hanze akenshi bajya bavuga n'uriya musitari Diamond uriya muhanzi abantu benshi basigaye bafata inkuru bakaziyitirira akaba yagutera inda cyangwa yakubwira ati genda uvuga ko naguteye inda cyangwa genda ugire gutya ubeshye ikintu kugira ngo hiti akomeza avuga kuri iyi mihanda nibyo bintu byeze noneho bariya rero banabamaye kera uvuga kuri we aba yumva ari ibintu bisanzwe nibyo byiza kuri we kuruta kuba yamara igihe aba ari kubaka izina rye ariko nk'abanyarwanda kuko ibyo tutarabimenyera kuvugwa urumva nk'ababyeyi bacu abavandimwe bacu inshuti zacu abataba muri social media muri rusange iyo bakuvuzeho ibyo bintu baba bakubeshyira byaba ari ukuri ntawe upfa gutekereza kabiri ahubwo abantu benshi bagira ikibazo cyo guhita bumva ko ibyo bakuvuze ariko kuri kandi 90% akenshi muri social media baba babeshya cyane ni nabyo byeze muri iyi minsi bibatera amadepression noneho ni nk'ibyo twavugaga ariko Naomi we noneho ibyo yahuye nabyo twumvise ari urundi rwego n'ibindi DJ Play ngira bumve nimwiyumvire Naomi rwo yahuye narwo ese wacu we ariko abanyarwanda high school sibyo hari abantu babonye amanota meza hari n'abantu babonye amanota mabi oya that's not like ntabwo ibyo ugomba kwimparinga abantu babonye amanota mabi sibyo we need to work hard ariko ubuzima burakwigisha sibyo I always believe if you go through something imana ikunyuza mu kintu kugira ngo wige cyangwa uzakigisha abandi and ubwo ni nyampinga byashyushye mu rugo ni njyewe abandi bana batanu ntabwo tubareba ni Naomi amanota arasohoka noneho ndavuga mana yanjye noneho ntabwo nshobora kwiparinga umuntu ko there's no way nta kuntu I was the topic of the whole country. I started doubting myself. I don't work.
noneho barashimisha cyane. So urumva I started doubting myself noneho ndavuga oh my god now I have this crown ariko seeing my grades I was like oh my god oh yeah ntabwo tugomba kurira muri aya masaha ibintu bibabaza bamwe na bamwe kubyakira biranga. So urumva rero ubwo ama grades yanjye noneho self confidence umva ntayo nari mfite and ubwo covid izamo noneho akugira ngo nubaye nyampinga w'u Rwanda to show people what you can do noneho twese turi mu rugo. And I remember na higina posting ifoto abantu bakambwira wowe uri umuswa unapostinga amafoto urumva uri umuswa upostinga amafoto ibyo ngibyo twagutoreye noneho nkumva aramubwira twese turi muri covid tuguma mu rugo ndakora iki muri aya masaha you know. And it got to a point I started praying ko nagize depression noneho numva it was too much. Noneho ndasenga hari igihe ugera muri ibyo bihe ugasenga ukumva noneho Imana yagiye ahandi yaragusize yarimutse aposo ugasenga noneho ukumva wagenda ahantu ukavuza induru you know ariko iyi Imana yavuze ikintu let me tell you mbaye nyampinga w'u Rwanda umugambi w'Imana rero ku buzima bwawe nta cyawuhindura. nguwo nyampinga wacu mufise depression abantu bamuteye bamuvuga uri umuswa muri make ni nka bakavuze ati nta ruvugiro ufite ariko ntabwo twabishishikariza abantu gutsindwa yego ariko hari ikintu uzi ko hari n'umuntu uba ari umuhanga mu ishuri bikarangira atsinzwe of course cyane rwose bikunda kubaho cyane mu examen national sinzi ukuntu bigenda yego nyine gutsinda mva bundi buri mubyeyi wese wifuza ko umwana waza imbere nkanjye w'umubyeyi njye byumva vuba kurusha ko byumva cyane pe ariko mu by'ukuri kuba Naomi cyangwa n'undi wese yagira ikibazo ntabwo bivuze ngo ujye uhora umwibutsa cya kibazo yagize cyane ko nta n'uruhare aba yarabigize so biragira ngo hari umuntu wishimira gutsindwa ntawibyishimira kereka wabigizemo uruhare. Nicyo bavuga ku bantu baca intege abandi bakabatera amabuye kubw'ibibazo bahuye nabyo icyo nababwira batera depression nko batera depression icyo nababwira icya mbere ni mukabureminga abantu niba umuntu ageze muri icyo kibazo ahubwo mwegere umube hafi umuganirize umwereke ko ari ibintu bibaho mu buzima ku buryo adaheranwa nabyo ku buryo bigera n'aho nyine ahura na depression ugasanga iramurenze ahubwo bigatuma yishyira no mu kagozi cyangwa agakora ibidakorwa. So guys mujye mwegera abantu nk'abo ngabo baremerewe n'ibibazo nk'ibyo ngibyo. nimba umuntu yahuye n'ikibazo mumwumve mumutege amatwi mumwumve mumubwire uburyo yagisohokamo. urakoze cyane noneho turetse no kuri iyo ngicyo cya Naomi hari ikintu tujya tubona muri social media zacu ugasanga umuntu bamuvuzeho yagize ikibazo reka mvuga ngo yagize ikibazo cyangwa se niwe ugezweho kuvuga kuko ubundi bavuga ngo ntawe urubwa uwari wese nta muntu wishimira kuvuga ntawe rutabera urubwa nyine ngo ntawe rutabera niba ukora ibyiza ntawe bitabera ugasanga nyine umuntu mu gihe yagize ikibazo abantu bose bamuteye amabuye none ikintu kiba kirenze babandi bamutera amabuye babandi baca imanza babandi bakonfirima babandi babona ko nyine ari ibibazo gusa nibo babandi usanga ahubwo ari bo banyabibazo ese burabiterwa neza njyewe ko umuntu ufite imbaraga wa muntu ufite kuba yamufasha ugasanga niwe umutereranye ugasanga ibyo nta mwanya bifitiye ese hari abantu bafite umwanya wo kubureminga abandi kandi ari abahanga ubundi twagakwiye kumvana hagati yacu sibyo nimba umuntu akwegereye akakubwira ikibazo cye ukamwumva wamara kumwumva ukamugira inama ukamubwira uko agomba kwitwara yego pe si uko abantu baje kuri iyi mihanda bakoresha social media cyane bamamaye nibo akenshi bikunda kubaho ugasanga nk'umuntu nimba akantu kamubayeho
bise bimenyekana bateye amabuye bamuteye amabuye guys nawe byakubaho nta n'undi rega buriya ni uko bari abajya niyo wa mugani uko ari indorerwamo za rubanda ni uko aribo bantu baba barahagaragara abakora ibyaha abakora amakosa byose nta mutagatifu nawe bitabaho pasita mutesi niwe wigeze kuvuga buriya nawe ari mu bantu bahuye n'ibibazo byinshi cyane ariko pasita mutesi niwe wigeze kuvuga ati rega ntawe bitabaho pe bitabera ibyiza n'ibibi cyane byamubaho ahubwo ikiba gihari ni ukukomezanya mu gihe n'agisida mu gihe umuntu aguye mu bibazo ko turi abanyantege nke hakabaho gukomezanya nicyo gihari noneho usanga kuri iyi mihanda usanga iyo bakwihaye ugasanga noneho bageze muri famiye yawe noneho ugasanga bikomye ababyeyi n'ababyeyi bajemo cyangwa n'abavandimwe bawe ibaze nyine aho utahora nda depression nyandebe bitutsi akana kabatukana hariya ntiriwe mbavuga bahora batukana kuri ba nyina baba ariko mana jibana ku twere dukora tutavuze ababyeyi bataje nyine tudasenya iby'abandi cyangwa ngo duharanire inyungu biriya bintu ntabwo ari byo usanga abakoresha social media cyane baharanira inyungu zabo nyine bakumva nimba basebeje umuntu bakabona amafaranga bakumva nibyo bibateye ishema niyo mpamvu abantu basigaye banabyuka mu magambo make ni ukwikunda niba se umuntu abyuka agahimbira undi nkuru akamuhimbira ikinyoma akagikubita hariya kugira ngo yibonere viyuzi kandi akazibona bavuga ngo baziyunga nyuma twumva ubwo buzima ntabwo ari ubuzima twakwiye kubamo bumeze gutyo ahubwo twakagaragarije urukundo ni byinshi byo kuvugaho byiza si ngombwa ngo nimba wabuze iki kontenti ugende usenye mugenzi wawe ahubwo wowe reba kontenti izagira icyo itumarira erega hano hanze hari kubyiruka n'abana ariko hari umuntu wambwiye ngo kontenti zifite icyo zimaze ntabwo zigikundwa ngo nanjye ibyo bintu nsigaye mbibona kuri iyi mihanda ibintu by'amatiku ngo nibyo bigira views ariko kandi koko iyo bavuze ngo kuba kana kabararwanya n'urugero kana kamufasha asambana kana kamufasha yiba kana kayisha undi uzabicunge neza no kuri izi youtubers zose usanga arizo zifite amaviews menshi cyane nyinshi ariko ntabwo ariko byagakwiye kugenda byaheza abantu dukoresha social media twisubireho tujye tuvuga nyine ibintu bidakomeretsa abantu cyangwa bidatera abandi depression kuko hashiduka bamwe na bamwe kubyakira byanze ugasanga bisanze mu kagozi ni ikibazo karagaciye bakunze bishoboka TV show tuvuze bwakwira bugacya Imana ikomeze turindane turabakunda